Mu mezi atagize no kwane nibwo inkuru y'urukundo kanishimishije umuhimbyi w'indirimbo zo kumenya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine yakwirakwiriye hose. Byatangaje bamwe bitewe n'uburyo Vestine yagiye gushakira urukundo kure ku mugabo wo mu kindi gihugu cya Burkina Faso ariwe Idrissa Ouedraogo. Vestine yarize umutekano w'iteka ryose n'umunezero uhoraho. Uyu Vestine twese turamuzi, aho yemeza ko umukobwa w'Imana kandi ko afite umuhamagaro wo kwikorera. Yaramaze iminsi rero yifatanya n'abakunzi be bishimiye ibyishimo byo gushinga urugo, ariko kuri uyu munsi washize inyandiko ye ubwo yandikiye ku rukuta rwa Instagram yaciye amarenga. Iyo nyandiko rero yavuga ko yagize amahitamo atari yo mu buzima bwe. Iki kiganiro ntabwo ari cyo kumucira urubanza, oya rwose Vestine ntabwo tugiye kumucira urubanza, ahubwo inkuru ye y'amahitamo yakomeye ni isomo kuri twebwe. Burya ngo abantu batatekerezaho urukundo no gushinga urugo kuzishoramo gutyo gusa ntabwo bikwiriye. Imbere yo gutera intambwe tuba dukwiye gutekereza kabiri no gusenga cyane, hanyuma twafata icyemezo cyo gushaka uwo tuzabana. Iyi ni inkuru y'umugore ukunda Imana umaze iminsi anywa mu bihe bigoye cyane, guhera mu mezi make ashize agikora ubukwe. Twebwe twatekerezaga ko yishimye, nyamara ntabwo ari byo, ahubwo yamaze iminsi mu gahinda no mu bihe bikomeye cyane. Ariko nuko Vestine yamaze iminsi anywa bino bibazo bikomeye cyane, yakomeje kwihangana. Benshi bakomeje kuvuga ko we n'umugabo we gutandukana byegereje, ariko byaba bisebeje kuba umukozi w'Imana atandukanye n'umugabo we mu mezi 4 gusa y'ubukwe. Ibyo rero inzo tugiye kurambura ibindi samukidable niyo gikora subscribe kugira ngo tuzishikane n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Ishimwe Vestine izina rye rirazwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, nawe ariyizi kandi akunze kuvuga ko ari umukobwa w'Imana. Ni umuhanga cyane we na murumuna we mu kuramya no guhimbaza. Urukundo rero rugenza ibirometero umugani w'umunyarwanda. Uyu nawe rwamugejeje kure y'imihana rubamujyana paka kugera muri Burkina Faso, aho yahuriyeyo na Idrissa Ouedraogo. Ku bafana be benshi cyane ibi ngibi byasaga nk'igitekerezo cyiza cyane kandi gishimishije, barabyishimiye cyane rwose. Bavuga ko iki ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko urukundo rutagira imbibi ndetse ko rwambukiranya imipaka y'ibihugu n'imigenzo. Hagati ya Vestine na Ouedraogo byari urukundo rudasanzwe kandi abafana bari babyishimiye cyane. Amaherezo rero ubukwe bwabo bwarabaye amezi atagize kurana arashize, kuko bwabaye ku itariki ya 5 Nyakanga 2025. Iyi tariki rero nibwo Vestine na Idrissa barushinze mu birori bintu by'ijisho rwose, byari byiza. Ibi birori byabaye mu Intare Conference Arena i Rusororo mu mujyi wa Kigali, bihuza inshuti, abavandimwe, ibyamamare no mu miryango yabo bombi. Umushyushya rugamba w'ibirori MC Lion Imanzi niwe wari wahawe inshingano yo kuyobora umuhango wo gusaba no gukwa, ndetse n'ubusobanuro bwakurikiyeho niyo yakomeje kubiyobora. Idrissa Ouedraogo yaherekejwe n'abasore barimo umuhanzi Amy Vox na Sam wo muri Subs Comedy hamwe n'abandi banyuranye, biganjemo abatutsi iwabo muri Burkina Faso. Abari mu birori basusurukijwe n'itorero Inyamibwa rizwi cyane mu mbyino za Kinyarwanda. Ibi byose byongerera ibyishimo bitabiriye ibirori. Ku mpande zombi habayeho guhererekana impano. Vestine yarishimye cyane ndetse yahise yongera izina rya Ouedraogo mu mazina ye. Yahaye kandi impano yihariye muri Ndahabi Irene nk'umujyanama mu bijyanye n'umuziki, hamwe na murumuna we Kamikazi Dorcas, ndetse baranaririmbana. Vestine yanahaye impano n'abandi bantu benshi bamufashije mu muziki, harimo Chris Easy, Nio Bosco na producer Santana. Nyuma y'umuhango wo gusaba no gukwa habayeho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana. Aba bombi basezeranye imbere y'Imana n'ababyeyi babo. Ibindi byo gusezera ku bugumi byabaye ku itariki ya 22 Kamena 2025, ndetse no gusezerana imbere y'Imana y'amategeko ku wa 15 Mutarama 2025 mu buryo bwatunguye benshi cyane. Ariko nubwo byari bimeze bityo tubona bishimye, hari ikindi kintu tutigeze tubona twese ndetse n'abitabiriye ibirori. Ibyishimo byinshi byagaragaraga mu maso ya Vestine byahishe ibyari bigiye kumugeraho mu rugo vuba cyane. Hari abavuga ko rero iyo umuntu akunda cyane yumva kandi akabona ibintu byose ari byiza, ntagire ikintu na kimwe agira impungenge rwose. Ariko nyamara n'urukundo rushobora kudutwikira umutima tukishima, tuba dukwiye kureba kure tukareba ingaruka zishobora kuzabigiraho muri urwo rukundo turimo, cyangwa se ibyo bintu turimo kwishoramo. Icyo gihe bamwe mu bantu bavuze ko kubana kwa Vestine na Ouedraogo byose cyane kurusha uko byakabaye. Amagambo amwe namwe yo gushidikanya ariko atari mu rwango yakomeje kumvikana mu bafana n'abandi bantu bari hafi yabo, bavuga ko bahangayitse ku Vestine ko ashobora kubabazwa n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso. Muri iyi minsi Vestine na murumuna we bari muri Canada mu bitaramo byo kuramya no guhimbaza Imana, aho yakomeje umurimo we wo guhimbaza. Ni amarangamutima ye yamurenze atangiye kuyagaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibi hari gucamo kuba yashinga urugo, yarihanganye cyane akomeza kubihisha, ariko byagezeho yumva agiye gusandara rwose ahitamo kwiramira. Vestine ku rukuta rwa Instagram yanditse inyandiko iri mu Cyongereza bisobanuye mu Kinyarwanda ni uyu munsi
ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Aya magambo ye rwose arasobanutse kandi afite ubutumwa bwumvikana. Aya magambo yatunguye benshi cyane bitewe nuko nta n'igihe kirashira ashinze urugo. Ibi rero kubasanzwe bashakisha ubumenyi bashakura bahise bibabirira amasomo akomeye cyane cyane ku bijyanye n'urukundo. Bamwe nta guca ku ruhande bahise bavuga bati burya nibyo kwihutira gushaka nta gihe cyo kumenyana bihagije ntabwo byubaka umunezero urambye, bita bisenyuka. Abandi bati wita wizera umuntu tutabanje gukurikirana bihagije ibijyanye n'ubuzima bwe byose bishobora kudusigira inkovu zikomeye cyane no kwicuza. Nyuma y'ubutumwa rero buvuga amagambo akomeye cyane, Vestine yahise asiba amafoto yose y'ubukwe bwe ku mbuga nkoranyambaga. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko mu buzima bwe harimo kubamo ikintu gikomeye cyane cy'impinduka. Burya mu gihe abantu bari gusiba amafoto y'ibihe byiza bagize, aba ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko urimo kubikora arimo kugerageza gutangira ubuzima bushya yikura mu bihe byashize. Iyo umuntu asiba amafoto, video n'ibindi bintu bitandukanye yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo aba asiba amafoto gusa, ahubwo aba arimo gusiba ibishobora kumusubiza inyuma cyangwa se kumwibutsa ibyamubabaje, kandi aba arimo kugerageza kwiyoma ibikomeye byamubabaje hanyuma agatangira ubuzima bushya. Iki cyemezo Vestine yafashe cyo gusiba amafoto yose afitanye isano na Odulago cyerekana ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye hagati yabo kandi kigomba gusobanuka. Iyi nkuru yatumye abantu benshi bo mu Rwanda no hanze yarwo cyane abakunze kuganira ku bijyanye n'urukundo rwo kuri internet bavuga amagambo menshi. Bamwe batsimbara ku gitekerezo cy'uko urukundo rwo kuri internet rushobora gutuma abantu batamenyana neza, kandi urukundo rwo kuri internet rutavamo umutuzo n'ibyishimo birambye. Bavuga ko bo bakundana n'umuntu bazi neza kandi bazi imico ye. Abandi bo batsimbaraye ku gitekerezo cy'uko gukundana byihuse bituma abantu batamenyana neza, ngo buri wese asobanukirwe imico myiza n'imibi ya mugenzi we bakareba niba zihanganirana. Ariko hari n'abandi bavuga ko gushaka mu bihugu bitandukanye bikurura imihangayiko ndetse n'intambara y'imico ibiri itandukanye hamwe n'ubuzima bushya budahise bumenyerwa ako kanya. Hari n'abavuze ko Vestine akwiye kumenya neza uwo bashakanye bityo akamwihanganira, akamenya ibyiza bye ibyo akunda, akamenya kwihangana. Nk'uko twabibonye, ariko ibi byose ni ibitekerezo bitandukanye. Ukuri kose kuri mutima wa Vestine ni uzi uburyo babayeho kandi ni uzi ibyabaye hagati ye n'umugabo we, bityo bigatuma yumva ko yashutse. Nubwo yari mu bihe bigoye cyane, ariko Vestine yakomeje kwihangana, akomeza umurimo we wo kuririmba no kuramya Imana muri Canada aho yagiye mu gitaramo. Ibi rero birerekana imbaraga zidasanzwe zo kwizera no gukomeza umuhamagaro ntucike intege no mu gihe cy'ibibazo. Vestine rero yakomeje gukora umurimo w'Imana ukubiyemo gufasha abantu abongera imbaraga binyuze mu ndirimbo. Mu gihe ahanganye n'ububabare bwo kwicuza kubw'amahitamo yagize, yakomeje kwegera Imana. Ibi rero bishobora kumufasha gukira vuba ibikomere ndetse no kumva ahumurijwe. Twe nk'abakunzi be rero tumusengere kuko Imana yonyine yamuha ubuvuzi bwo mu mutima n'imbaraga zo kwihangana. Isomo rero nuko umunyamwete ukomeza gukora umurimo we no mu bihe bigoye, Imana izamukiza ikamwongerera imbaraga zo gukomeza kwihangana. Urugendo rwa Vestine nubwo rugoye kandi rubabaje, ariko ruduha amasomo akomeye ku bijyanye n'urukundo hamwe n'ubukwe bwo muri kino gihe. Isomo rya mbere ni imbuga nkoranyambaga. Burya kwizera amaso ya social media ni nko kwizera igicucu cy'umuntu ugatekereza ko ari umuntu we ubwe nyine, ko ari umuntu hari nyamara atari byo, cyangwa se gukunda ishusho y'igicupuri. Ikindi ni uko amakuru y'ukuri agaragaza umuntu udashoboye kuyasanga kuri internet. Dukwiye gucukumbura ku buzima busanzwe butandukanye n'ubwo ku mbuga, tukaza tukamenya umuntu neza tutitaye ngo kubyo ashyira ku mbuga ngo yambara ate, yitwara ate ku mbuga, cyangwa se ngafite abakunzi benshi. Ikindi twabimenya ni uko abantu badahinduka kubera ko bakoze ubukwe. Gushaka ntabwo bihindura umuntu, ahubwo bishobora kumugaragaza uko ari, imico ye ukajya wayibona neza, ukajya yakwigaragaza neza amaze gushaka, nta kindi aba akihishahisha, aba yamaze kukubona nyine yakugiye mu mago. Inkuru ya Vestine rero si yo gucira urubanza, ahubwo niyo kudusubiza mu bitekerezo byacu, tukisuzuma, tukagenzura ibyemezo byacu. Inkuru ye rero iratubaza ibibazo bikomeye cyane. Ese natwe hari igihe twihuta tugafata icyemezo twibwira ko ari urukundo nyarwo, nyamara turimo kwiroha mu cyuzi? Ese hari amasomo twakwigira kuri ibyabaye kuri Vestine kugira ngo natwe tutazagwa muri aya makosa nk'aye? Gusa icyo wamenya cyo ni uko urukundo ari impano y'Imana idasanzwe, ariko amahitamo y'uwo tuzabana ni umurimo tugomba gukora dufunguye amaso yacu, dusenga cyane kandi twizeye Imana yonyine. Isomo rya Vestine rero ni ryacu twese. Isomo ritwigisha ko tugomba gutekereza neza mbere yuko dufata ibyemezo. Iyi ni Sam Kiki Official, utanga ubutumwa ku bafana ba Vestine n'abandi bose bari iki kiganiro. Ni cyo kimenyetso cyerekana ko urukundo urimo utazicuza, ni cyo kimenyetso cyerekana ko uzi neza uwo mugiye kubana, ni cyo kimenyetso cy'uko wasenze Imana ikakumva ikabizagufasha.
andika igitekerezo cyawe muri comment hano hasi hanyuma ukore share kugira ngo iyi nkuru n'aya masomo bigire ku bandi bantu benshi bibafashe gutekereza no gufata ibyemezo byiza mu rukundo no mu buzima bwabo.